Yes, hola hola hola, reka twongere tubahe ikaze muri Kicukiro Driving School. Muri aka kanya turi kumwe n'umwarimu ugiye kutuganiriza ibintu byinshi bitandukanye, ariko tutaragera aho ngaho niba amasomo yacu tubagezaho buri munsi 5 kuri 5, niba banyura kanda subscribe, hanyuma mujye musigaho na comment kugira ngo tubashe kubona koko niba ibyo dukora bibageraho. Amakuru yawe musore? Makuru yanjye ni meza. Cyangwa uri umugabo? Byashoboka. Umeze neza? Umeze neza. Yes, rero iyi ni Kicukiro Driving School, mumeze mute? Tumeze bo. Hanyuma hari ibintu byagiye bihinduka cyane cyane mu bizamini, nk'utuntu two turi vanse bagiye bongeramo. Mubona abanyeshuri barabyakiriye gute? Abanyeshuri babyakiriye neza kuko bira bintu byoroheje. Ivansi zakorerwaga mu muhanda ubu ngubu zisigaye zikorerwa mu kibuga. Ibintu byaroroshye, ibintu bifite foromire, ariko mu gihe umupolisi yakujyanaga mu kizamini ugakora rivasi mu muhanda akaguteza rivasi ebyiri, none ubu ngubu umuntu akora rivasi imwe mu kibuga agasoza ikizamini cya circulation. Rivasi imwe mu kibuga ukitahira. Ariko ngira nta bandi bantu mujya mwakira bavuga ko wenda byaba bikomeye kurenza bya mbere se? Oya, biroroshye kuko ubone ikintu gifite foromire n'ikitagira foromire ni ibintu bitandukanye. Ibyo gusubira inyuma mu muhanda nta foromire byagira. Nta foromire byagira. Aha, yes. Rero turagoje tugusanze hano, nagira ngo noneho hari ibintu abantu usanga bibaza, ugasanga umuntu atangiye kwiga imodoka cyangwa asanzwe yiga, ariko akibaza, ndamutse ntwaye imodoka ya manuel. Iyi modoka yanyu ni manuel? Yego. Ndamutse ntwaye imodoka ya manuel ahantu hazamuka, ushobora kuhahaguruka gute? Ndagira ngo dusobanurire ko izi modoka zisanzwe, wenda umuntu ashoboye kwibaza ngo wenda ku majipe za zindi bakuriraho demarage nizo ushobora guhagurutsa hazamuka gusa. None ndagira ngo twereke, turafata hariya hasi mu birenge, utwereke uburyo ushobora guhagurutsa imodoka ahantu hazamuka idasubiye inyuma. Siko bimeze? Yego. Okay. Yes, abakunzi bacu rero, niba ukurikiye muri aka kanya ukaba utarakanda subscribe, ukanda subscribe, like, share ndetse usigeho rwose igitekerezo cyawe, urabukoze cyane. Iyi ni Satya TV official. Uyu mugabo turi kumwe yitwa, amazina yanjye banyita Tuyizere, mwarimu muri Kicukiro Driving School. So reka dutangirire hariya hasi, utwereke uburyo umuntu abakandagiye n'ibyo abakandagiye, udusobanurire, hanyuma turaza no gufata video hanze uhagurutse imodoka, ariko udusobanurira neza uburyo bigenda. Aha, yes, wakomeza utubwira. Iyo umuntu yinjiye mu modoka, ngira ngo hariya hasi niba bari kureba neza, dufitemo pedale 3. Yego. Bivuze ko iyi modoka ari manuel. Yego. Dufitemo pedale iriya y'ibumoso, ni iy'ibumoso ngendo zikandagiraho twereka inambriage. Iya kabiri ikurikiyeho ni feri. Iya gatatu ikurikiyeho mu kaguru k'iburyo ni umuriro. Yego. Hanyuma tugiye kuri demarage cyangwa se tugiye kuri wa muntu utwaye imodoka ariko akagera ahantu hazamuka. Ese abyitwara mwate, biba bimeze gute? Igihe ahagaze cyangwa igihe ari kugenda? Igihe ari kugenda ariko akagera ahantu hazamuka. Yego. Uburyo ashobora guhagurutsa imodoka, nk'umunyeshuri wenda hari igihe ashoboye kuba yibaza ati, isi imodoka ubundi iri ahantu hazamuka ihaguruka gute? Ndagira ngo ucane imodoka ubitwereke tuze no kubifata hanze. Yego. Aha, uko mubibona akandagira ambriage na feri, acana imodoka, hanyuma shyiramo vitesi ya mbere. Yego. Ugakuramo feri yawe. Aha. N'ubundi ibyo babigisha muri demarage, ibi nibyo baba bashaka kugira ngo muzajye mukoresha mu gihe mutwaye imodoka. Yego. Uzamura kambriage gahoro. Yego. Imodoka ubyumva yuko iri gutitira. Yamara gutitira, yego, ukava kuri feri. Yego. Iyo uvuye kuri feri, ujya ku muriro. Yes, urabona ko ubu ngubu nta feri ufashe kandi imodoka irahagaze kandi imodoka iri kwaka. Aha, reka tubibereke no hanze. Yes, ngira ngo nkuko mubibona imodoka irahagaze buriya, kandi akandagiye afite ambriage h'igice ndetse ari no ku kariro gakeya. Ntago imodoka yigeze afata feri, ngira ngo wenda nkuko mubizi iyi modoka wafashe feri inyuma amatara araka. Murabona ko inyuma rwose amatara ya feri ntago ari kwaka, bivuze ngo nta feri yakandagiye kandi imodoka iri kwaka. Murabona ko iri n'ahantu hazamuka. Aha, maze kubereka inyuma, murabizi ko nari maze kubabwira ko ubundi iyi modoka wakandagiye feri inyuma amatara aba yaka. Nari maze kubibereka, urabona ko rwose ubu ngubu wakandagiye feri ngira ngo amatara yakwaka. Nabyo reka tubibereke bataza kugira ngo wenda twababeshyaga. Buriya akandagiye feri, ngira ngo murabona ko itara rya hano hino rwose riri kwaka. Kuva ryaka rero bivuze ko akandagiye feri, ariko mu kanya nta feri yarakandagiye. So aha, umaze kuzamura ambriage, wigejeje hagati, uvuye kuri feri. Yego. Hanyuma bigenda biti, ndagira ngo wongere noneho bikore tujye muri action.
uburyo bigenda iyo umaze kuzamura amburiyage yego imodoka igatitira. Bivuze ngo amburiyage bayageze hagati na hagati imodoka murabibona ko idasubira inyuma, ukandagira umuriro yego gakeya ishaka twagiye turebe ko igenda, ukandagira umuriro ukegura amburiyage ho gahoro imodoka. ngira ngo murabibona ko imodoka iri kugenda. Okay, wow. Bivuze ngo yari iri kugenda, wari ufite amburiyage gusa ufite n'umuriro. Ese amburiyage wese urayirekura iyo uri kugenda? Ntabwo uyirekura yose mu gihe uri guhaguruka. Wakongeramo ijwi gakeya. Mu gihe uri guhaguruka ntabwo uyirekura yose, uyifite mu cya kabiri ushyiraho akariro, imodoka yamara guhaguruka yarenga wenda byibura metero 3. Yego. Akaba ari bure kuza ya amburiyage ugahindura vitesse. Ukongera ugahindura vitesse. Icyo gihe ufata amburiyage ugahindura vitesse. Yego. Warangiza ukarekura amburiyage ugashyiraho umuriro, imodoka ikagenda imbere. Hanyuma hari igihe tubona nk'imodoka ziri muri ambutiyaje ahantu hazamuka, ukabona imodoka igenda ihagarara, nyamara kandi ukabona ntago shoferi yigeze akora kuri feri. Ese biba bimeze gute? Icyo gihe aba ari muri vitesse ya mbere. Yego. Abafashe kuri kamburiyage kwa kundi afite mu kari, yitegura guhaguruka mu gihe bibaye ngombwa izi imbere zihagurutse. Hanyuma ahagarara gute iyo tubona atakoze kuri feri kandi imodoka ikagenda igahagarara? Ni kwa kuregera ya amburiyage. Yego. Akaba ari no ku kariro nta feri yafashe. Yitegura guhaguruka mu gihe bibaye ngombwa. Ndabaza guhagarara. Igihe ashatse guhagarara adakoresheje feri. Aba afite amburiyage. Yego. Afite n'akariro gake cyane. Bivuze ngo ayisubiza hasi gake amburiyage, imodoka igahagarara. Okay. So rero murakoze cyane abantu muri gukurikira Satya TV official. Iyi ni session yacu ya mbere yari yo kubereka uburyo ushobora guhagurutsa imodoka ahantu hazamuka. Abantu mwarimu bifitiye amatsiko, nizeye ko ayo matsiko ashize. Iyi ni Kicukiro driving school, muramutse mwifuza no kwiga babasanga hehe, babariza hehe? Batubariza muri Kicukiro, dukorera munsi ya laboratoire ya NPD. Umuhanda utambika ujya Sonatube. Yego. Muri Niboye. Ubwo ku bantu batahumva neza, hari umuhanda wa Saint Joseph, utambika ugenda ukagera Sonatube. Yego. Utambitse rwose waza ugahita ubona ikibuga kiri haruguru y'umuhanda neza cyane, harimo na kontineri. So rero dukomeje, hari igihe usanga nk'umuntu aribwo akimenya imodoka cyangwa se aribwo atangiye kuyiga, akibaza se kapo ifungurwa gute, wenda wabujimije imodoka nta kibazo. Akibaza ati ubundi imodoka ese umuntu ashaka kurebamo imbere hariya bigenda gute? Ndagira ngo twereke ahantu bafungurira kapo, twereke ahantu bafungurira kanuza ka essence, utwereke n'ahantu bafungurira butu kugira ngo abantu babashe wenda kubimenya. Ariko numva byaba byiza tugarutse muri session yacu ya kabiri, tukazabisanga mu yindi video. Iyi ni Satya TV official. Murakoze cyane. Ciao, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Nta kintu wababwira abantu bagukurikiye muri aka kanya? Abantu bangurikiye muri aka kanya, icyo nababwira yuko nuko baza tukiga imodoka. Barazibona se? Perime yego warize ugomba kuzibona. Okay, sawa, murakoze cyane.